mwaramutse kandi mwongeye kugira igitondo cyiza mwese mukurikiye ONT TV mu kiganiro The Secret Garden, aho muba muri kumwe nanjye Joy Muhanzikazi. Bahaye ikaze mu kiganiro aho muherereye hose, yewe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Ndabizi neza ko muba mudukurikiye kandi ndabizi ko muri gukomeza kugenda mumererwa neza. Murabizi ko ibiganiro bari byinshi, duhora tubazanira ibintu byinshi bitandukanye, ibiganiro tuba twakuye ahantu henshi naho hatandukanye. Iyi si ifite ibintu byinshi, murabizi mwese, ni nako ifite n'abantu benshi. Nk'uko ufite ibihugu byinshi rero ibiba barimo n'abantu bafite uko ibyo batandukaniyeho, bafite n'uburyo baba bitwaye. Nk'uko rero tumaze igihe twibereye mu umuco ni ngombwa ko turabizi ko ari ngombwa, buri gahugu kagira umuco wako. Niyo mpamvu akenshi numva nkunda kwivugira ku muco, ariko uyu munsi ntabwo ndibuvuge ku muco. Uyu munsi turavuga ku bindi bintu, nk'uko mba nabibabwiye ko ibintu ari byinshi byo kuvugaho kandi ngomba kubibagezaho mwese aho muri hose. Rero nizere ko muri bukomeze kugenda mumererwa neza mu kiganiro kumwe nanjye hano muri studio. Uyu munsi rero n'abatindiye tugiye kurebera hamwe ku munyafurikakazi witeje imbere, atari uko yavukiye mu muryango ukize, atari uko we yakoreye amafaranga menshi akayagira akabona kugera ku rwego ariho, ahubwo ari uko ari intego yari afite. Nubwo ibyo yagezeho agaragaza cyane ko izo ntego atigeze azigira ari umwana mutoya, ariko yabigezeho uko ubuzima bwagiye bukomeza kugenda buzamuka. Rero hari abantu benshi tuzi bagiye batera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abatera imbere bitewe n'uko wenda bavutse mu miryango ikomeye, cyangwa se bo bafite inshuti zikomeye. Noneho hari n'abatera imbere ku giti cyabo nk'abo, ko ari bo nyine bafite icyo bashaka kugeraho kandi bakabiharanira bakabigeraho. Ntabwo rero kubibabwira gutya ari ukugira ngo wenda ngo mwumve ko aba bantu ari ibyamamare mwebwe mutagerayo, ahubwo namwe ni ukugira ngo mwumvireho ko nta kintu fatizo cyatuma umuntu agera ku kindi, ahubwo ugomba kugira icyo ukora kugira ngo ugire icyo ugeraho. Rero uwo nta wundi ni Michelle Obama, uzwi nka Robinson Michelle. Uwo mugore rero ni umugore wahoze ari umukuru w'igihugu cya Amerika. Uyu mubyeyi rero yavutse mu 1964 tariki 17 z'ukwezi kwa mbere. Yavukiye muri Chicago muri leta ya Illinois. Aho rero ni muri Amerika. Yavukiye mu muryango ukennye cyane nk'uko abyivugira ku giti cye. Yavuze ko umuryango we yavutse ari umuryango w'abacakara bo muri Amerika, bahingaga ibisheke ndetse bagakora n'ibindi. Uyu rero avuga ko ibyo ngibyo byatumye akora cyane kugira ngo aheshe ishema ababyeyi be muri rusange ndetse n'umuryango we. Ibyo ntabwo yabikoraga kubera yuko wenda yari afite abandi babimufashamo, yabikoraga kubera ko azi ko yabishobora kandi yabigeraho nta yindi mpamvu. Uyu mubyeyi rero nk'uko twagiye tubireba, avuga ko we mu bwana bwe afite ibyo yakundaga gukora, harimo gucuranga piano, gukina basketball ndetse no gusoma ibitabo. Ibyo rero ntabwo ari byo byamuzamuye mu ntera, ntabwo ari byo byamugejeje ku byo yagezeho, ahubwo ibyo ngibyo ni byo umuntu akunda nk'umwana, kuko abana bagira ibyo bakunda gukora. Hari n'abakunda gukina umupira nk'uko mubizi, ariko we ibyo yakundaga kubikora. Ariko akavuga ko gucuranga piano byo yabikuye kuri nyirasenge wabyigishaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mubyeyi rero muri nyirasenge yigishaga gucuranga piano. Michelle abiboneraho atyo, nawe arabikunda. Noneho yabikora akumva ni ibintu bimunejeje, abikunda atyo arabikora. Uyu Michelle Obama rero nk'uko nabibabwiye ko yavukiye mu muryango uciriritse cyane. We mu buzima bwe yakuze adakunda kwifuza ibintu birenze, adakunda kwifuza ndetse ibintu by'abandi bantu, ahubwo akura yumva we afite intego zo kugira icyo yageraho akiteza imbere. We rero yahise afata umwanzuro ajya kwiga, aragenda ariga. Noneho we na musaza w'abantu bigaga bari abahaga cyane nk'uko nawe ubwe abyivugira, ariko we bikaba akarusho ko yazaga imbere mu banyeshuri bose biganye nawe, yazaga ari imbere kandi afite amanota meza. Uyu rero yakomeje gukomeza kwiga, noneho
akomeza ariga agera muri kaminuza ya mbere ndetse yiga n'iya kabiri, iya gatatu niyo yigiye muri kaminuza nkuru ya Harvard. Ni naho yamenyaniye na Barack Obama wabaye umugabo waje kubamo umugabo we. Rero bivugwa ko yari ari umuntu ucisha makeya, ukunda kumva ibibazo by'abantu, noneho akanga ikandamizwa iryo ari ryo ryose, cyane akanga irikorerwa Abanyafurika. Rero nibyo byamuteye kwiga, noneho yiga ku bijyanye n'amategeko muri iyo kaminuza, bamugira n'umuntu ukuriye abandi banyeshuri, cyane ko ngo yaranayoboye, yari umwe mu bantu bayoboye Barack Obama, akamuyobora mu masomo. Niho baje kwisanga rero ngo banakundanye, Barack Obama amusabye ko bajya gusangira Michelle mu cyubahiro cyinshi no gutuza. Ngaramubwira ngo mu bintu byatuzanye hano, akazi ni akazi, kwiga ni ukwiga, no gusohoka ni ikindi, ntabwo ibyo ngibyo ari byo byatuzanye. Ibi rero ushobora kumva wenda ukabyumva gutyo nk'uko yabivuze gutyo, ukumva ni nk'agasuzuguro cyangwa ni ikindi, ariko buri kintu kigira igihe cyacyo, yaba kwiga bigira igihe cyabyo, n'ibyo byo gusohoka bigira igihe cyabyo. Nk'uko Michelle Obama yabivuze, si uko gusohoka ari ibintu bibi, ariko yari azi icyo agomba gukora mu gihe cyacyo, yari azi ko agomba kubanza akiga, noneho n'ibyo gusohoka bikazaza nyuma. Michelle Obama rero muri icyo gihe nibwo nawe icyo gihe yaje kwisanga mu rukundo, asanga amukunda, nubwo yamubwiraga ngo basohoke akabyanga, ariko byaje kurangira amukunda cyane, birangira banasohokanye, amwambika impeta. Michelle Obama rero nibwo Barack Obama yamubwiraga ko ashaka kwiyamamaza akajya kuba perezida. Michelle Obama aramubwira ati ibi bintu ntabwo bishoboka ko byabaho, ko njye nshobora kuba first lady w'igihugu cya Amerika. Aramubwira ati nta kibazo, nzagufasha uko mbishoboye, ariko ntabwo mbizi ko bizashoboka. Rero we ibyo ngibyo yarabikoze, akajya amwandikirwa ijambo mbwirwaruhame amenshi yakoreshaga nayo Michelle Obama yabaga yamwandikiye, akajya kuyatangaza igihe yiyamamazaga, akabona ijambo ari buvugire imbere y'abantu. Michelle Obama rero ko hari n'igihe yagiye gukora ikizamini cy'akazi, nk'uko nababwiye ko ari umuntu ucisha make, yari umuntu ucisha make kandi uzi icyo ashaka, atari nk'abandi. We yavuze ko ntago yagiye kuba first lady ngo amere nk'abandi bamubanjirije, ahubwo we yagiyeyo kumera nka we, kugira ngo yumve ibibazo by'abantu, ndetse abamuha amajwi nabo yarababwiye ati nimugire icyizere mukantora, nanjye nzabavuganira kandi bizagenda neza. Ibyo bintu ntabwo yigeze abirengaho. Nyuma yo kuba first lady wa Amerika yarabikoze kuko yumvaga ibitekerezo bya buri wese, ndetse akumva n'ibibazo byabo, akagira n'uko abigenza bigakemuka. Icyo gihe rero agiye kujya mu kizamini cy'akazi, yari afite imbogamizi ikomeye cyane. Ntabwo byumvikana ko umuntu w'umubyeyi ashobora kwifata agiye mu kizamini cy'akazi afite umwana w'uruhinja. Noneho ni nabyo nababwiraga ejo bundi mu muco ko abantu basigaye basiga abana babo. Michelle Obama nk'umuntu wamamaye gutyo, ukomeye gutyo, yararebye aravuga ati njyewe nubwo ndi icyamamare, nubwo ndi umuntu ukomeye mfite amafaranga, ntabwo umwana wanjye nzamusigira umukozi cyangwa umushyire hehe. Yaramufashe aramuheka, aramutwara, bajya mu kizamini cy'akazi ajya gukora. Arabanza aramenyesha n'aho agiye gukora, aravuga ati njyewe nazanye umwana wanjye, ari umwana muto yitwa Shasha Obama. Ati namuzanye kandi nta kintu namuzaniye cyo kwicaraho, ese namwinjirana nkamukorana ikizamini? Baramubwira ati rwose nta kibazo. Bigaragara ko ari umugore ufite intego kandi ufite ikintu, uzi icyo akeneye, nta yindi mpamvu, nta kindi kintu agendeyeho cy'uko wenda ngo aravuga ngo njye ndiyubashye, hari ahantu ngomba kunyura, hari uburyo ngomba kwitwara. Oya, yitwara nyine uko agomba kwitwara. Niba ari umubyeyi ni umubyeyi, ibyo ngibyo akabyakira, akamenya ko inshingano ze zo kuba umubyeyi nazo zimureba, ndetse n'akazi akagakora neza nk'uko bigomba. Ibi rero ntabwo nabizanye kugira ngo mbibahe gusa, mubirebe gusa, cyangwa ngo mubyumve gusa, ahubwo nk'ibi ngibi biba ari inama ikomeye cyane ku bantu batandukanye bifuza kugira ibyo bageraho byinshi, ko murabizi
abana batoya baba bafite intego nyinshi, hari abashaka kuba abaganga, abashaka kuba ibindi bintu, abantu bakomeye cyane cyangwa se kandi koko wenda bamwe bazabivamo, abandi nubwo ibyo bamwe bifuza bitagerwaho ariko bagera no ku bindi bitandukanye. Ndabizi rero ko ibi bintu uyu mubyeyi yagiye akora ntago wabyumva gutya gusa ngo wowe ntibigire ikintu bigusigira, byagusigira ikintu gikomeye kandi cy'ingirakamaro, nawe cyakubera akabando k'iminsi ko hazaza. Nta mafaranga, atari ukuvuga ngo amafaranga abakenewe ariko wapi ntago ari ngombwa cyane ko wayarebaho cyane ukurusha ibindi bintu, ko niba uyashaka nibyo ni byiza, ntago ari bibi, ariko ukayashaka neza mu cyubahiro ndetse n'umuryango wawe nawo muri kumwe kandi mukundanye, nta kintu gikuraho urukundo. Yakomeje avuga ati rero nubwo ibyo bintu byari bikomeye, njye n'umuryango wanjye ntago numvise ko ari ibintu byacitse, wapi naricaraga n'umuryango wanjye tukaganira, tukavuga ku biri imbere ndetse n'ibyashize n'uburyo ibyo bintu byashize bibi bitakongera kubaho, tukicara tukaganira nka famiye, njyewe n'umugabo wanjye, tugafata ibibazo byaba byaje tukabifatira umwanzuro, tukavuga tuti ese nk'ubu ko byagenze gutya ese nakoze nabi, wenda akamubaza ati ni wenda nakoze nabi kuba nagiye mu kizami cy'akazi njyanye umwana, akavuga ati oya, umwana ni uwacu kandi n'akazi niba uzagahabwa nako n'akawe, kandi byose ugomba kubyitaho kandi byose ukabibonera time, ukabona uko ubikora kandi ukabikora neza, ntabwo uzirengagiza umwana ngo nuko waba uri umuntu mukuru, ugomba kubigaragaza ko uwo mwana umufite kandi ari uwawe. Rero umwana ntabwo ari we wenyine afite n'undi nawe yitwa Maria Obama. Aba ni abana ba Barack Obama we n'umugore we Michelle Obama. Rero akomeza agenda avuga ibintu byinshi, nibwo hashize n'igihe Michelle Obama aza kubura umubyeyi we, papa we yaje kwitaba Imana, arababara cyane, aravuga ati iki ngiki nicyo kintu nacyo cyinjiye mu bindi kigomba kuntera imbaraga zo gukora, nkakora kandi nkakora cyane. We anakomeza ashimangira avuga ati gukora nicyo kintu cya mbere, gukora cyane kandi wizeye nicyo kintu cya mbere gituma umuntu agera ku byo ageraho. Ntabwo gukora cyane ari ukuvuga ngo gukora cyane ni ukuzinduka cyangwa ngo ni ukurara uhagaze, cyangwa ahubwo ufite intego ki, ushaka kugera ku ki, wifuza iki, none se ahubwo uhereye hehe bitewe n'icyo ushaka. Ibi ngibi ni byakomeje ashimangira rero mu kiganiro yagiye ibiganiro byinshi yagiye atanga, kandi avuga ko nta kintu na kimwe kitagira imbogamizi, akazi akariko kose kagira imbogamizi uko byagenda kose, ibyo waba uri gukora byose, ariko izo mbogamizi ntabwo ari ibicantege, ntabwo ari ibintu biba bije kugira ngo uvuge ngo ubwo bigenze gutya ndabiretse ngiye gukora ibindi, ngiye mu bindi. Hoya, intego niba ubifite kuko wumva uzakora ikintu runaka, ibyo bintu uri kubyiyumvamo kandi urabishoboye byanze bikunze. Rero imbogamizi tugomba kubana nazo, tukagira n'uko tuzikemura kugira ngo ibyo turimo dushaka gukora bigenderweho. Ese koko namwe mubona ibyo bintu bizagenda neza, mubona ibyo bintu ari ngombwa, ese mubona koko ibyo bintu biri gukorwa cyangwa ahantu muri Afurika byo ntabwo bikorwa? Ese ni iyihe nama Barack Obama cyangwa se n'umugore we Michelle Obama yaba agusigiye nkawe wowe ukurikiye kino kiganiro? Ese wowe nta kintu ukuyemo wumva wakora cyatuma ugera ku ntego runaka wiyemeje? Wumva ari nk'iki cyakorwa wenda nko ku banyafurikakazi cyane cyane ko ari nabo bitinya, bagira uburyo biyumva, wumva ko hari urwego runaka batageraho? Wumva ari nk'iki cyakorwa kugira ngo bigerweho? Njyewe uko mbyumva, numva rwose kwitinyuka kandi tugakora cyane dufite intego y'ikintu dushaka gukora byadufasha. Nk'uko bisanzwe rero mugomba kuduha ibitekerezo byanyu, inyunganizi, ndetse mugakora share na like kugira ngo ibiganiro byacu tubone ko hari icyo byabamariye. Nk'uko tugenda tubazanira n'ibindi, dukomeza tuzane n'ibindi bishya
kandi tuzajya tubana neza uko bwije nuko bikeye, iminsi ku yindi, igihe n'ikindi, uko imyaka izajya igenda iza nuko iyindi izajya igenda iza. Rero mwari muri kumwe nanjye Jenny Muhanzikazi, mbashimiye umwanya wanyu, murakoze, nawe utaha.